Nshuti bakunzi muteze amatwi kamera Gospel TV show, mwaramutse neza. Imana iduhana umugisha twese kubw'uyu munsi mwiza, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'amahoro, umunsi w'umugisha kuri twebwe. Turi ku munsi wa 14 twiga, turi mu nzira urugendo rwitwa kugira ubuzima bufite intego mu minsi 40 mu gitabo cyanditswe na Pastor Rick Warren, kigashyirwa mu Kinyarwanda na Pastor Antoine Tayisire, cy'iminsi 40. Iminsi 40 n'urugendo rutari rutoroshye. Tugeze ku munsi wa 14, ntabwo turajya mu cya kabiri cy'uwo munsi, ariko ndashima Imana wowe wagiye udukurikira. Ndashimira Imana wowe wagiye ibana natwe, wowe wagiye utwereka ko hari muri commentaire kuri kamera Gospel TV show, wowe wagiye utwereka ko udukurikiye, wowe cyafashije iki gitabo. Ndagira ngo Imana yo mu ijuru itugirire umugisha wayo. Reka twige icyigisho cy'uyu munsi kiravuga ngo iyi Imana isa n'iri kure yawe. Uwiteka yimye amaso ubwoko bwe, ariko ndamwiringira kandi nzajya mutegereza. Ayo magambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 8:17. Imana ibihari uko waba wumva umeze kose. Biroroshye kuramya Imana iyo ibintu byose bigenda neza mu buzima, iyo ufite ibyo kurya, ufite inshuti, ufite umuryango, ufite ubuzima bwiza, amahirwe agusekera muri byose. Ariko ibintu ntibihora ari byiza mu buzima. Waramya Imana Imana ute rero iyo ugeze muri icyo gihe cy'ibibazo? Wakora iki iyo Imana isa n'iyaguteye umugongo ikajya kure nko ku kwezi? Ikigero gihanitse cyo kuramya Imana ni igihe ushobora kuyihimbaza ku buryo uri mu kubabara cyangwa se uri mu kababaro, ukayishimira uri mu bigeragezo, ukayizera uri mu bigeragezo, uri mu bishuko, ukayiyegurira uri mu burwayi, kandi ugakomeza ukayikunda n'iyo isa n'iri kure yawe cyane. Ubucuti bw'abantu kenshi bugeragezwa no gutandukana no kuvugana, mukaba mutandukanijwe icyo gihe nuko mutakiherukana, mutavugana kenshi. Iyo biba ku bucuti bw'abantu n'abandi. Rero iyo mutegeranye cyangwa mudashobora kuvugana bya bugufi, akenshi ubucuti buragabanuka. Mu bucuti bwawe n'Imana ntabwo iteka uzumva mwegeranye. Philip Yancey yanditse neza ngo ubucuti bwose bugira igihe cyo kwegerana n'igihe cyo kwitarurana. Kandi no mu mibanire yacu n'Imana, uko twaba dusabana nayo kose, ibintu bizabogamira ku rundi ruhande rumwe cyangwa urundi. Icyo gihe nibwo kuramya Imana bihinduka ikibazo. Kugira ngo ubucuti bwawe n'Imana bukomere, Imana izabugerageresha ibihe byo gusa n'iri kure yawe, ibihe wumva isa naho yagutaye cyangwa yakwibagiwe. Mutagatifu Yohana w'umusaraba yashakiye izina ibyo bihe by'umwana w'umuntu, cyangwa se ibihe by'umwuma wo mu mwuka, niko yabyise. Ibyo bihe byo gushidikanya ko uri kure y'Imana abyita ijoro ry'umwijima mu bugingo. Uwitwa Henry Nouwen we yabyise kwigishwa n'Imana ikuri kure, kandi yabyise ubukonje bw'umutima. Ukuyeho Yesu, Dawidi agaragara nk'uwa mbere wagiranaga ubusabane bwa hafi n'Imana. Imana yaramwishimiraga igezaho imwita umuntu uhuye nuko umutima wayo ushaka. Ariko inshuro nyinshi tubona Dawidi yitotombera Imana ko isa niba uri muri kure, nkaho agira ati, Uwiteka niki kiguhagaritse kure? Niki gitumye wihisha? Mu bihe nari ngukeneye cyane waragiye uransiga. Ahandi agira ati, Mana yanjye niki kikundekesheje? Niki gituma unjya kure cyane? Niki gituma wirengagiza ijwi ryo gutabaza kwanjye? Niki cyatumye untakure? Mu by'ukuri rero ntabwo Imana yabaga yataye Dawidi, kandi nawe ntabwo yajyaga kure. Ahubwo inshuro nyinshi yasezeranye ngo sinzagusiga, sinzaguhana. Ariko Imana ntabwo yigeze isezeranya ngo iteka ryose nzumva cyangwa se uzumva nkuri hafi. Mu by'ukuri Imana ubwayo yiyemerera ko hari ubwo idusiga cyangwa se iduhisha mu maso hayo. Hari igihe mu buzima bwawe Imana imera nkaho cyangwa ikamera nka dizata mu rurimi rw'igisirikare, cyangwa umudizata waturutse urugamba. Floyd McClung
abivuga muri aya magambo ngo urabyuka mu gitondo kimwe ugasanga ibyo wibwiraga mu bugingo bwawe byose byayoyotse, ugasenga ariko ntihagire ikiba, ukirukana Satani ariko nawe ntibigire icyo bitanga cyangwa ntibigire icyo bihindura ku buzima bwawe, ugakora imyitozo yose yo mu bugingo yagukururamo imbaraga, ugasaba inshuti zawe zikagusengera, ukatura ibyaha byose ushobora kwibuka, ndetse ukagera ubwo wumva warahemukiye bose ukabasaba imbabazi, ukiyiriza ubusa ugasenga ariko ashwi ntihagire ikivamo. Ugatangira kwibaza ese igihe cyose, ese icyo gihe cyo mu bugingo kizamara igihe kingana iki? Ese ni iminsi, ese ni ibyumweru, ese ni amezi, ahubwo kizagira iherezo? Ugasenga ariko ukumva amasengesho yawe ameze nk'aho akubita hejuru ku gisenge cy'inzu akugarukira. Wamara kwiheba ugatangira kuvuga ngo ese ni iki kitagenda mu buzima bwanjye? Mu by'ukuri si uko haba hari igitagenda, ni igeragezwa risanzwe rituma ubucuti bwawe n'Imana bukura. Buri mukristo abinyuramo nibura rimwe mu buzima, ntabwo ari wowe wenyine gusa. Ubusanzwe bikaba kenshi, cyangwa se bamwe bagacika intege, bica intege kandi bigakura umutima, ariko bigira n'akamaro gakomeye cyane mu guteza imbere kwizera kwawe. Kubisobanukirwa n'ibyo byahaye Yobu ibyiringiro ubwo atashoboraga kumva Imana imuri hafi. Nibwo yavuze ati ibyo ngiye iburasirazuba ntihari, najya iburengerazuba sinyibona mu majyaruguru kuko iranyihishe, nahindukira amajyepfo naho sinshobore kuyibona, ariko iyo izi nzira nyuramo nimara kungerageza nk'izahabu mu muriro nzavamo ntunganye. Iyo Imana isa n'iri kure yawe ushobora kwibwira ko ikurakariye cyangwa irimo kugukosora kubera icyaha waba warakoze. Nibyo koko icyaha cyica ubusabane ni bwiza n'Imana. Tabaza umwuka w'Imana tugacubya ubusabane bwacu nawe kubwo kutumvira, kubw'amakimbirane n'abandi, guhigura byinshi, guhungira byinshi, kuzura n'isi n'ibindi byaha. Ariko kenshi kumva Imana yakuretse cyangwa uri kure yayo ntaho bihuriye no kuba wakoze icyaha. Ni igeragezwa ryo kwizera kwawe. Igerageza twese tugomba kunyuramo ni uburyo bwo kubabaza ngo ese uzakomera cyangwa uzakomeza gukunda kwizera, kumvira no kuramya Imana kabone niyo waba utayumva hafi yawe cyangwa utabona ibimenyetso by'imirimo yayo mu buzima bwawe. Ikosa abakristo benshi bakora muri iki gihe ni uko baramya Imana bashaka kumva akanyamuneza aho gushaka Imana ubwayo, bagashakira kugira ibyo bumva mu marangamutima yabo, bakanzura ko baramije Imana by'ukuri. Ibyo ni ukwibeshya. Kenshi Imana ivanaho ayo marangamutima kugira ngo twe kuyishingikirizaho, kwishakira akanyamuneza kabona niyo kaba kava kwegerana na Kristo, ntabwo ari ukuramya uko nguko. Iyo ukiri umwana mu gakiza, Imana iguha amarangamutima menshi yo kuguhumuriza ndetse igasubiza amasengesho usengamwe ari mu bwana bwinshi no kwirebaho kugira ngo umenye neza ko iriho koko. Ariko kugenda ukura mu gakiza izagenda igucutsa, kandi ibyo ushingikirizagaho ntago bizongera. Kuba Imana ibamo ahantu hose no kugaragara kw'Imana ahantu hose ni ibintu bibiri bitandukanye. Kimwe ni ihame ridashidikanywa kandi ni akanyamuneza k'amarangamutima gusa. Imana iba iri ku ruhande iteka ryose n'iyo utabyumva, kandi kutuba hafi kwayo ni ukuri kurenza ibyo twapimisha amarangamutima gusa. Ni ukuri Imana ishaka kumenya ko iri kumwe nawe, ariko icyo yifuza kurutaho ni uko wayizera kuruta ko wayumva. Kwizera niko kunezeza Imana, ntabwo ari amarangamutima. Igihe kizakurushya mu kwizera kwawe kuruta ibindi nubwo uzaba uri mu bibazo, wahamagara Imana igasa nk'iyazindutse idahari. Ibyo byabaye kuri Yobu. Mu munsi umwe gusa yatakaje ibyo yari atunze byose, umuryango we, ubworozi bwe, ubuzima bwiza n'ibindi byose yari atunze. Urucantege rukomeye nuko mu bice 37 byose ntaho Imana ivuga. Wahimbaza Imana ute iyo utumva ibirimo kukubaho? Kandi wabaza Imana igasa nkaho itakumva. Ese waguma ku Mana ute uri mu bibazo kandi mukaba mudashobora kuvugana?
Watumbira Yesu ute kandi amaso yawe yuzuye amarira? Yesu ujya ukora ibyo Yobu yakoze? Yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe wabitwaye, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Werure Imana uyibwira uko wumva umeze, usuke umutima wawe imbere y'Imana, uture umutwaro wose ufite ku mutima. Yobu nibyo yakoze ubwo yavugaga ati, sinshobora kwiyumanganya, mfite umujinya kandi umutima wanjye urashaririwe cyane, ngomba kuvuga sinabasha guceceka. Igihe Imana yasaga n'iri kure cyane, nibwo yatereye hejuru ati, icyangarura nk'uko nari meze mu bukwerere bwanjye, ubwo ubucuti bw'Imana bwambikaga imigisha urugo rwanjye. Imana ifite ubushobozi bwo guhangana no gushidikanya kwawe, umujinya n'ubwoba n'umubabaro wawe, kudasobanukirwa n'ibibazo byose wabaza. Iba ngibyo Imana irabishoboye. Ese wari uzi ko kwaturira Imana kwiheba kwawe bishobora kuba ikimenyetso cyo kuyizera? Dawidi yizeye Imana, ariko ageze mu gihe cyo kwiheba aravuga ati, nari nizeye ubwo navugaga nti birandangiranye. Ibi bishobora kumvikana nko kwivuguruza ngo nizeye Imana ariko ngo ibyanjye biracitse. Kuvugisha ukuri kwa Dawidi ni ikimenyetso cyo kwizera gukomeye. Icya mbere, yizeye Imana. Icya kabiri, yizeye Imana ishobora kumva isengesho rye. Icya gatatu, yizeye ko Imana ishobora kumureba akayibwira ibyo afite ku mutima kandi igakomeza ikamukunda. Utumbire kamere y'Imana, kudahinduka kwayo gutumbire. Uko ibintu byaba bimeze kose nuko waba wumva umeze kose, wihambire kuri kamere idahinduka y'Imana. Ukomeze wiyibutse ibyo uzi bidahinduka ku Mana. Ni nziza, iradukunda, iri kumwe nanjye kandi ibyo ndimo gucamo inyitayeho kandi ifite umugambi mwiza mu buzima bwanjye. Raymond Edman yaravuze ngo, nugera mu mwijima ntuzashidikanye ibyo Imana yakubwiye ku manywa y'ihangu. Ubwo ibya Yobu byacikaga kandi Imana igasa n'iceceka, Yobu yakomeje kubona impamvu zo gushima Imana. Yaravuze ngo, nzi yuko ari nziza kandi ikabigira urukundo. Nzi yuko ishobora byose. Nzi yuko ibona buri kintu cy'ubuzima bwanjye. Nzi yuko igenga byose. Nzi yuko ifite umugambi mu buzima bwanjye. Nzi yuko izankiza. Haleluya. Wizere ko Imana isohoza amasezerano yayo. Igihe cy'umwuma wo mu mwuka, ujye ugerageza wihanganye wishingikirije ku masezerano y'Imana, utitaye ku marangamutima yawe, kandi wibuke ko irimo intego ya mbere ugomba kugira. Imana irimo kukujyana ku rugero rusumbyeho urwari uriho mu bukure. N'ubusanzwe ubucuti bushingiye ku marangamutima gusa buba budafite imizi. Niyo mpamvu udakwiriye guhangayikishwa n'ibibazo. Ibyo unyuramo byose ntibishobora guhindura kamere y'Imana. Ubuntu bw'Imana buracyafite imbaraga kandi iracyari ku ruhande rwawe, kabone n'iyo utabyumva. Mu gihe nta kintu na kimwe cyashoboraga kwemeza ko Imana iri kumwe nawe, Yobu yishingikirije ku ijambo ry'Imana. Niryo yavuze ati, ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Uko kwizera ijambo ry'Imana niko kwatumye Yobu akomeza kwizera Imana, anayinambaho nubwo nta kintu na kimwe cyamushyikiraga. Kwizera kwe ntikwacogojwe n'ububabare, maze aravuga ati, naho yanyica napfa nkiyiringira. Iyo mwumva Imana yagutaye nyamara igakomeza kuyizera, wirengagije amarangamutima yawe, uba ugeze ku kigero gihanitse cyo kuyiramya. Wibuke ibyo Imana yagukoreye mu bihe byashize, niyo nta kindi Imana yaba yarakoze mu buzima bwawe, nubwo yaba igikwiye amashimwe yawe. Ubuzima bwose kubw'ibyo Yesu yagukoreye ku musaraba. Umwana w'Imana yapfuye ku bwawe. Iyo niyo mpamvu iruta izindi yo kuramya Imana. Ikibabaje ni uko akenshi twiyibagiza uburyo bwinshi bw'agashinyaguro Kristo yihanganiye igihe Imana yamutangaga ngo abe igitambo ku bwacu. Akamenyero kabyara kwirara. Uretse ko kubambwa, umwana w'Imana yabanje kwambika ubusa, arakubitwa kugeza igihe ataragifite ishusho y'umuntu, akubitwa ibiboko, arasekwa, arashinyagurirwa, bamwambika ikamba ry'amahwa, bamucira amacandwe bamusuzuguye. Yahemuwe kandi ashinyagurirwa n'abantu batagira imbabazi, agirirwa ibirenze ibyo bagirira inyamaswa. Ageze hafi aho atacyumva ububabare,
kubera kumva amaraso menshi bamuhatira kwikorera umusaraba umuremereye, awuzamukana umusozi bamubambaho, baramureka ngo apfe buhoro buhoro urupfu rw'urubozo no ku musaraba. Igihe amaraso ye yagendaga amushiramo, abashinyaguzi bari hafi y'umusaraba bamureba baramutuka, bishimira umubabaro we, bawugira urwenya ndetse bamushinyagurira ko yiyise Imana. Icyakurikiyeho ni uko ubwo Yesu yishyiragaho ibyaha by'abari mu isi n'urubanza rwabyo, Imana yarebye hirya imwima amaso kubw'icyo giteye isoni, maze Yesu aravuga ati n'ijwi rirenga ry'ubwigunge ati, Mana yanjye, Mana yanjye, niki gikundekesheje. Yesu yashoboraga kwikiza, ariko ibyo ntiyabikora. Ntiyari kuba agukijije iyo yaramuka abikoze. Ntabwo amagambo ashobora gusobanura umwijima w'icyo gihe, kuko Imana yemeye kwihanganira kuribwa, kugirirwa nabi biteye isoni bigezaho. Kuki? Kugira ngo urokoke umuriro w'iteka, kugira ngo urokoke umuriro w'iteka, kandi kugira ngo uhabwe ubwiza bwayo iteka ryose. Bibiliya iravuga ngo Kristo we nta cyaha yari yarakoze, ariko Imana yamuhinduranye icyaha, yamuhinduranye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we bihindurirwe gukiranuka kw'Imana. Yesu yemeye kureka byose kugira ngo ubone byose. Yapfuye kugira ngo ushobore kubaho iteka. Ibyo ubwabyo birahagije kugira ngo uhore umushima kandi umwiringira, umusingiza. Ntabwo wari ukwiye kuzongera kwibaza impamvu ukwiye guhora ushima Imana. Inshuti uteze amatwi ikiganiro ubuzima bufite intego kuri uyu munsi wa 14, ndagira nkubwire ko Imana iba ihari uko wakumva umerewe kose, kuko Imana yavuze iti sinzagusiga na hato, sinzaguhana na hato. Iyo tubona mu Baheburayo ibice 3:5. Uribaza se ngewe nakomeza no gutumbira Imana cyangwa kubana n'Imana cyane cyane yisa n'indi kure? Igihe cyo mu bibazo no mu gihe cyo mu ntambara, ni iki nakora kugira ngo ndusheho kubana n'Imana? Bigaragara ko yantaye, bigaragara ko itakinyumva, ndi mu bibazo ngenyine, ni iki nakora? Nshuti mwene data, turakomeza kubana kandi twese dusenga Imana kugira ngo itugirire neza, turusheho kumva ijwi rya muri twebwe dusenga n'Imana. Mana uri mwiza kandi uri mwiza gutegereje bose, tuguhaye icyubahiro. Urakoze kubw'uyu munsi mwiza uduhaye wo kumenya ko uri Imana dukwiye kwizera nubwo byaba bikomeye, nubwo byaba bigoye. Abantu bapfuye tukwizere, abana bavutse, abana batavutse, abana barwaye, abana batarwaye, dufite akazi, tudafite akazi, bigenda neza, dufite aho kuba, tudahafite. Mana byose reka dukwizere. Abo tubana nabo badukunda cyangwa batadukunda, Mana reka dukwizere. Udushoboze rero kugendana nawe muri byose. Uduhe umugisha ubw'uyu munsi, kandi umye duherekeza muri minsi yose turimo kumara 40, ibe umugisha kuri twe twese mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Amen.